Kukidendezi umunsi wemerere umwuka wera akujugunye mu kidende kuri uyu mwanya umpaye rero nigeze kuganira na Kristi kuri uyu mwanya tuwuziranyeho kandi ari burundu. Kristi wambaye ngushimiye ko wongeye kunyibuka muri aka kanya kugira ngo dusubukure ikiganiro twagiranye. Urakoze ndagushimiye. Cya kiganiro twashoje nkubwira ko inkwano twazishimye zaherekeje imfatarembo zafashe irembo turazishyize mu zindi. Nakubwiye ngo tuze ko twazishimye. Ubwo rero igisigaye niba ari wewe wisabira. Ntabwo ari njye wisabira. Nababwiye ko mfite umuhungu wacu dusabira. None se mwazanye? Twazanye. Gahore. Yitwa Nkuru. Aza kumva ibiganiro by'abakuru. Twasize hariya rwose rwa rwacu natwe turabaturanyi. Mwazanye? Twabaturanyi twamusize mu rugo kuko turabaturanyi. Ariko ntabwo kubwiye ko bazanye. Bazanye arangiza amusiga mu nka, arangiza aza mu gitaramo ariko amusize mu nka, ariko ngo bari bahagurukanye mu rugo. Usangiza ibiganiro arakugobotse. Nagira ngo rero ukore ku ikoranabuhanga maze umutumire aze muramutse. Reka ku ikoranabuhanga ubu kuri interineti ashobora kuba bikurikiranira hafi, ashobora no kuba n'aya magambo yumva. Twagira ngo yihuta ave mu rwuri aze aramutse abasaza bari hano. Reka mpamagare niyo nkuru nibahaguruke baze mu gitaramo. Humura ubwo wageze ku kidendezi uyu munsi urakira. Yokora wagira nagira turakurasiye ngayiterere hejuru mukobwa w'Isiyoni we. Kukidendezi cyitwa Betesida hari abarwayi benshi cyane. Iyo marayika yamanuka akaza ku kidendezi amazi yose yahitaga yihinduriza umurwayi wajugunye muri icyo kidendezi. Iyo umuntu anyuze kuri Bikira Mariya abagiye he buriya Theophile? Abagiye kuri Yezu. Rindira gato. Burya ngiye ku ijambo buri icyizere ngo nicyo cya mbere. Inkono muri banke kugira ngo baguhe ibihumbi byinshi no kubanza kukugira icyizere. Buriya rero ndizeye buriya Mariko yandemyemo icyizere ambwira ko Makire aza. Rwose ndategereje. Muhamagare rwose. Muhamagare mushiki wanjye cyane rwose ko yari ari mu Nyanazi. Mubwira azadusohoza. Azabasohoza. Ahageze ahasanga umurwayi uhamaze igihe kinini, yari ahamaze imyaka 38. Aramubaza ati mbese murwayi we urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati singira umurwaza
amazi yihindurije singire wujugunyamo Yesu aramubwira ati humura humura ubwo wageze ku kidendezi uyu munsi urakira ahangaha turi naho ni ku kidendezi kandi ndumva marayika w'umwami Imana yamanutse uyu munsi wemerere umwuka wera akujugunye mu kidende akujugunye mu kidende akujugunye mu kidendezi urahindukira urakira urahindukira urakira urahindukira indwara yawe uriya muryango rebayo hariya tukiri reba uriya muryango gira nta kibazo reba uyu muryango urebye reba hano ubu uyu muryango wose uko ureba niwe wabazinduye wari ubizi yego nari mbizi Imana ishimwe ubwo hari ubizi none rero Makire ubu rero uyu muryango hari umuntu wazindutse witwa Theophile uherutse hari urwandiko yatwandikiye turarusoma ariko Theophile noneho yaniyiziye nuko rero araza turaganira Theophile ati ndashaka Makire tumubaza impamvu na ruriya ruhara rwe aratubwira ati oya hari umuntu Makire azi muri aba bantu bose ubonye hari umuntu ubonye uzi urebe uze kumbwira ubundi nguhe mikoro umumbwire ubu ubonye uzi hose urebe rwose uhindukire hari uhindukira hose uze kureba umuntu uzi umbwire nanjye ndakubwira nambaje Imana Papias Theophile we karame agahuye n'umunyutsi Theophile karame so ubwo wagira ngo iyi nka yabyaye mu muki biba bimeze gute buriya ava ku giti dore umuntu aho ibisomana nabi ni imodoka uwakoye korashaka mugwe mu byano uko ariko mama nabajya gukundana babiri hagati y'ibiti bibiri muri Edeni maze bicara munsi y'amashami bumva akayaga kuri gisaha Papias menyereye wabwiye Immaculée ati ndagukunda cyangwa Immaculée wabwiye Papias ntabwo mbizi maze umufata akaboko uremo urutoki rusoma izindi zose maze umwambika uwo muringa mwiza w'urukundo yagiye mu kirombe zamura akaboko zamura jina birebe uko Immaculée babwiye ngiye bose babireba uko mwabibonye yagiye mu gihuru maze asangamo indabyo nziza cyane arangije areba mu rurabyo rwiza ati urwo rukwiriye umukunzi pare muhereza urwo rurabyo urwo ayo maso yanyu muyareba kuri televiziyo muze kubwira abatabonetse bajya kuri YouTube buno buko buri guca kuri channel YouTube tujye shyiramo akazi gake gake muze kujya kuri channel ya Papi youtube.com murasangaho Immaculée muraza kureba ibura buko muraza kubura buracana yujo kano kanya rero murabizi yuko hari abandi bageni hari barahari mu kanya dufite reka masabe kugira ngo akanya ngaka mugane mu byicaro ariko gatatu dufata ifoto gayitere hejuru mukobwa w'Isiyoni we ugezweho
akaboko maze amujyane mu byicaro. Imakire umusore wamujyanye yari yambaye iki? Yari yambaye isaha ku kuboko, yari yambaye ishati ya returusu, yari yambaye karuvati imena igituza, inkweto ikarimbura amabuye. Ngo ramuramutsa neza umwubahirije niba bambaranye impeta. Nzi kuririmba neza mu kanyuma amashyi, ariko Imana n'ijoro nawe uzahabarire namwe somwe. Abo bose bari abagore kandi b'umugabo umwe, maze Penina arabyara bana buru urubyaro. Penina akajya agenda nk'umugore w'igishongore, akajya abwira Hana ngo ni njye mugore ugezweho, akajya amusuzugura kuko yari yarabaye umwumva. Hana nawe arasenga Imana imuha Samweli, maze amwitegereje ubundi ashima Imana, maze araririmba ngo wari ngumba abyaye karindwi. Ni wowe ugezweho, ni wowe ugezweho, ni wowe ugezweho, ni wowe ugezweho. Uwiteka akuyeho igicucu umwijima, byukura wagirana turakurasiye, ngayitere hejuru mukobwa w'i Siyoni we. Ni wowe ugezweho, ni wowe ugezweho, ni wowe ugezweho, ni wowe ugezweho. Uwiteka. Hari umuntu wamenye muri abo bantu? Ati ni Sheri. Haleluya, haleluya. None se si Sheri we? Imana yacu rero duteranye nk'umuryango. Uyu mweri yaje ari simusiga, maze tumwemerera ko tumuguhaye. Urabyemera? Ati yego. Amashyi menshi ku Mana. Atubwiye ngo ntabwo ari byo se, ntabwo aduhakaniye, wagira ngo ntitwataha. Manuel Ramel, igira hino nyegera. Ubwo hasigaye nahawe ntayavuga iki, nanjye reka nisubire mu byimbo. Ahasanga umurwayi uhamaze igihe kinini, yari ahamaze imyaka 38. Aramubaza ati mbese murwayi we urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati singira umurwaza, iyo amazi yihindurije singira uwujugunyamo. Yesu aramubwira ati humura humura, ubwo wageze ku kidendezi uyu munsi urakira. Urakira, urahindukira, indwara yawe
igihe Yesu ari kumwe n'uwo murwayi ntabwo yamuteruye kamujugunye mu kidendezi kandi nta n'ikinini yigeze amuha Yesu nta n'urushinge yigeze amutera ahubwo yarahindukiye yitegereza umurwayi maze aramubwira ati mva murwayi we igihe umaze ku kidendezi kirahagije dore inzara yakwiciye ku kidendezi imvura yakunyagiriye ku kidendezi izuba ryakwiciye ku kidendezi ubushomeri bukwicira ku kidendezi maze ubundi Yesu aramubwira ati musengera no mu buvumo murimo gutabaza Imana abandi barasubizwa basubizwa mbere yawe maze ubundi uravuga ngo njyewe Mana wamoye iki ugiye wasengaga Imana yarumvaga ahubwo igihe cyawe cyari kitaragera none dore kirageze ubu ni wowe utahiwe Imana yawe iravuze ngo ni wowe ugezweho wasenganye n'abandi musengera mu butayu musengera no mu buvumo murimo gutabaza Imana abandi barasubizwa basubizwa mbere yawe maze ubundi uravuga ngo njyewe Mana wamoye iki ugiye wasengaga Imana yarumvaga ahubwo igihe cyawe cyari kitaragera none dore kirageze ubu ni wowe utahiwe Imana yawe iravuze ngo ni wowe ugezweho 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 Uwiteka akuyeho igicucu umwijima byukora wagira nagira ntacyo urakurasiye ngayitere hejuru mukobwa w'i Siyoni we ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho Uwiteka akuyeho igicucu umwijima byukora wagira nagira ntacyo urakurasiye ngayitere hejuru mukobwa w'i Siyoni we Penina abo bose barabagore kandi b'umugabo umwe maze Penina arabyara bana buru urubyaro Penina akajya agenda nk'umugore w'igishongore akajya abwira Hana ngo ni njye mugore ugezweho akajya amusuzugura kuko yari yarabaye umwumva Hana nawe arasenga Imana imuha Samweli maze amwitegereje ubundi ashima Imana maze arariri bangu wari ngumba byaye karindwi
wowe ugezweho, ni wowe ugezweho, ni wowe ugezweho. Uwiteka akuyeho igicucu umwijima, byukura wagirana turakurasiye, ngayitere hejuru mukobwa w'i Siyoni we. Ni wowe ugezweho, ni wowe ugezweho, ni wowe ugezweho, ni wowe ugezweho. Uwiteka akuyeho igicucu umwijima, byukura wagirana turakurasiye, ngayitere hejuru mukobwa w'i Siyoni we. Niwabona umuntu apfukamye ku karago asenga agitegereje Imana, uzirinde kumusuzugura, kuko Imana wasenze ikakugirira neza, nawe ntiyari gusenga nk'umukize igisuzuguro. Ibasha kumuhagurutsa ku ntebe yitwa icyavu, ikamuteza intambwe maze ubundi ikamwigiza imbere, ubundi akaririmba ngo mbonye Imana izi gutabara. Ni wabona umbeho, ni wowe ugezweho, ni wowe ugezweho. Uwiteka akuyeho igicucu umwijima, byukura wagirana turakurasiye, ngayitere hejuru mukobwa w'i Siyoni we. Ni wowe ugezweho, ni wowe ugezweho, ni wowe ugezweho, ni wowe ugezweho. Uwiteka akuyeho igicucu umwijima, byukura wagirana turakurasiye, ngayitere hejuru mukobwa w'i Siyoni we. ati mbona umugore watangira abazana abahangira ingagara sinyigaritse ariko bamenye ntuzatotumire y'ibikora. ubwo ni hamwe hamagara inka tabarira, ngo mpamagara inka ya mugabira, ngo mpamagara inka rwagatera kitabo. iki inka rwagatera kazakwamira kumwumiriza izareme gisagara mu nzira y'umusambi zikaba kitero. iyo ndora ijoro nk'igendera ry'amuyumbu, ibiza kurura nyivanga y'urwunyu, yego rubondo ngeriwe ugeze kuri bariyasire azana ngo ry'amasimbi komeza urugendo ngero ngo ndazicutse amenya mugabo rwatemaho batemye inkuba zishinze imyato ngoma ya rutabaza mugabo w'amaboko, ikaba impangazamihigo ya muzima tavuba niyongera iminega y'indeko, iyarishinga imizima tavuba niyanga ikaba rutibatanya yera umubiri. Mikina n'ingoma y'indamutsa n'umurishyo w'umutagara n'abaziremba imana bakazireka imana zikiri igitanga cyazo na rucyana yagurama, ngo yoze umuvumbu niyo wanga, yanze amacumba yicicikanira hejuru yakubita isonga agenda yavunagura hejuru, yasoma rweze kuzatabara u Rwanda. ngo yatashye batindi batangara batayize bahita ikirara shyambiye ni hano ingugiye kuwukirura umutavu, amashyi menshi ko nkazadatabyoshye. amazina y'indambi harimo nkoyo, izo ni nkoyo nka za data, sinkugisha uko bayikoresha kuko nari muri abatunzi. umwana n'akora umuntu yihesha umugisha Kristo uri mu Rwanda. Marabatuwe mariboro naramubonye agorora ikimero, acabutsa ndende icyo kibero cyo mu bimba yemuranga, akikamura ngize mu gituza, akikamuta ndera mu mukondo, unandi wanjye udamye mikowe, n'ikibatsi cyima mama gihunda, n'igicundi cy'imico myiza n'urukundo rw'urugo. murakoze cyane umubyeyi mvuye gutanga inka za data kandi barazishimye. mubona natwe duze ibiganza turashimiye nk'abana badukoreye, duze ibiganza tubashimire. murakoze.